Yes, ni kenshi cyane rero ukunze kumva abantu bavuga ngo uyu mukobwa ni mwiza, afite uburanga, afite ubwiza buhebuje. Rero umuntu uvuga ko umukobwa ari mwiza ari byo abashingiyeho, hari ibyo we ibyo ushingiraho atari byo undi ababona, ariko nanone ari umunyabwenge wavuze ngo ubwiza bw'umukobwa bushobora kumugeza ibwami, ariko nanone ubwenge bwe, ikinyabupfura, ubwitonzi akaba ari byo bigena igihe azamarayo. Uyu munsi rero twaguteguriye urutonde rw'ibihugu 10 byo muri Afurika bifite abakobwa beza, ndetse bikagenda bigarukwaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, twifashishije amakuru twagiye dukura mu binyamakuru bitandukanye ku biranga abakobwa bo muri ibyo bihugu. Ibihugu 10 nibyo tugiye kuba twakugezaho, ariko nanone nahame rivuga yuko 100% ibi ngibi ari byo, nawe ari ukuntu ushobora kuba wabitondeka bitewe n'amakuru ufite, ariko twebwe ibyo twabashije kwegeranya ni ibi bihugu tugiye kuba twakugezaho ko ari 10 byo muri Afurika bifite abakobwa beza cyane. Ku mwanya wa 10 rero turahasanga igihugu cya Kenya. Iki rero akaba ari igihugu kiri muri Afurika y'Iburasirazuba, kikaba kibamo abakobwa ubona ko ari barebare, batananutse cyane ariko batanabyibushye, ndetse ukabona ko ari abakobwa bafite igihagararo no mu maso heza. Ikintu kiranga cyane abakobwa ngo nuko bakunda amafaranga, ngo ku buryo umugabo cyangwa se umugabo babonyeho amafaranga kuba yabacika bigoye cyane. Ikindi ni abakobwa ngo bakunda kuba bazi gufata abagabo neza, ku buryo iyo wahuye n'umukobwa wo muri Kenya ngo biba bigoye ko mu by'ukuri wamucika, apfa kuba yagukunze. Ngo abakobwa bazi gutanga care cyane. Ikindi gihugu rero kiri ku mwanya wa 9 ni igihugu cya Afurika y'Epfo cyangwa se South Africa. Rero iki gihugu rero cya Afurika y'Epfo kibamo abakobwa ubona yuko ari nk'abametisi, dore yuko kiriya gihugu kuva mu myaka ya kera cyagiye kirangwamo no guturamo abazungu rero bagiye babyarana n'abene gihugu, ukabona yuko abana baho b'abakobwa bafite amaraso y'abazungu ndetse n'ay'abaturage bakavukire. Ukabona ko aba bakobwa aba ari beza, kunzo bimeze neza, ndetse wabitegereza ukabona ni nk'abametisi neza. Ibi rero nibyo bibashyira ku mwanya wa 9. Kandi ikindi kintu kuri aba bakobwa bo muri Afurika y'Epfo, n'abakobwa bazi gushaka amafaranga, bakunda ubukire, bakunda kubona amafaranga. Ibi ngibi rero nabyo akaba ari bimwe mu biranga abakobwa bahariya mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ku mwanya wa 8 rero twihuse turasanga igihugu cya Ghana. Igihugu cya Ghana akaba ari kimwe mu bihugu biri muri Afurika y'Iburengerazuba, ndetse kikaba kibamo abakobwa ubona ko babyibushye, nanone bafite inyuma hagari, ndetse ukabona yuko ngo bajya gusa n'abakobwa bo muri Brazil. Iyo ubitegereje neza ubona yuko ari abakobwa basa neza, bakeye, ubona yuko bafite mu nda zeru, ariko wagera hasi inyuma ku mabuno yabo ukabona ko ari abakobwa baba bafite amabuno manini. Ikindi ukabona yuko ngo ari abakobwa bakeye kandi bateye neza. Ikindi rero ngo abakobwa ngo bazi gushimisha abagabo cyane, dore yuko ngo nabo bazwiho gutanga care. Ngo umugabo begereye cyangwa se umugabo bari kumwe ngo ntabwo apfa kubacika gusa, ndetse ngo igihe cyose ngo ahora bashakisha, ngo kubera ko bafite umwihariko mu kuba bazi gushimisha abagabo cyane. Ku mwanya wa 7 rero turasanga igihugu cya Eritrea. Akaba ari igihugu giherereye mu ihembe rya Afurika, ndetse kikaba kibamo abakobwa ubona yuko bajya kumera nk'abazungu, dore yuko begeranye na biriya bihugu byo ku mugabane w'i Burayi. Ubona neza ari abazungu, ubona neza ari abakobwa basa neza, bateye neza, batabyibushye cyane ndetse batanananutse. Ikindi rero kiranga abakobwa bo muri Eritrea, ubusanga ari abakobwa bafite mu maso harehare, ukabona yuko bafite inzobe imeze neza cyane, ikurura batari bakeya. Abantu bakemeza yuko ari kimwe mu bihugu bya Afurika bifite abakobwa beza, bateye neza kandi bakurura batari bakeya, ndetse bakaba ari abakobwa bazi no gushimisha abagabo, bazi gutanga care bifashishije ubwo bwiza bwabo karemano Imana yabihereye. Ikindi gihugu rero turagisanga ku mwanya wa 6 ni igihugu cya Algeria. Akaba ari igihugu rero kibamo abakobwa rero bakaba bazwiho kuba abakobwa ngo bafite iminwa myiza, ndetse bakaba bazwiho kuba bakora imirimo yose yaba iy'abakobwa n'iy'abahungu, ndetse ukabona yuko ngo ari abakobwa bubaha cyane abagabo. Ngo iyo washatse umukobwa wo mu gihugu cya Algeria ngo ubonye umugore, dore yuko ngo barubaha kandi bagakora, ni abantu bakunda umurimo cyane, ngo kandi bagira ikinyabupfura cyane. Twihuse rero ku mwanya wa 5 turahasanga igihugu cya Nigeria. Akaba ari igihugu kiri hariya mu burengerazuba bwa Afurika, kikaba kibamo abakobwa benshi, dore yuko kiriya gihugu kigizwe n'umubare w'abaturage benshi. Rero habayo abakobwa benshi. Abakobwa rero ikibaranga ngo nuko ari abakobwa bakunda umuziki cyane. Ikindi akaba ari abakobwa birekura, dore yuko ari nabyo bituma abaturage bo muri kiriya gihugu biyongera cyane, kubera yuko aba bakobwa ngo kwirekura ni abambere. Ni bamwe mu bakobwa badakunda kuwora ubuzima hariya mu gihugu cya Nigeria. Abakobwa baho rero ngo ni bamwe mu bakobwa bakomeza kugenda bagarukaho cyane n'ibinyamakuru
bavuga yuko ari bamwe mu bakobwa baza mu bakobwa beza muri Afurika, kandi niyo witegereje kuko ubona yuko Nigeria nayo ni kimwe mu bihugu bifite abakobwa beza cyane. Ku mwanya wa kane rero twihuse turahasanga abakobwa bo mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari abakobwa bazwiho kuba bagira umuco, kubaha abagabo ndetse no kuba ari beza cyane, bafite ubwiza karemano. Ahanini ubusanga abakobwa bagenda bagarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bavuga yuko abakobwa b'Abarundi aba ari beza cyane, ndetse ngo barubaha, ndetse ngo ni bamwe mu bakobwa bagenda bagarukaho bavuga yuko aba bakobwa bakomeza kugira umuco mu myambarire yabo, mu kwita ku bagabo ndetse no gushimisha abantu, ngo ku buryo aba bakobwa ngo niyo bigeze ku muco wabo baza mu myanya y'imbere. Imibyinire yabo n'imyitwarire yabo ngo ni imwe mwigenda igarukwaho, ndetse n'ubwiza karemano abakobwa bakunze kuba bafite. Aba ni abakobwa b'Abarundi rero twagarukagaho. Reka rero twihuse tujye ku mwanya wa gatatu. Nawe wakwibaza ngo ku mwanya wa gatatu hari ikihe gihugu? Turahasanga rero igihugu cy'u Rwanda, akaba rero ari igihugu kibamo abakobwa beza bakomeje gutangaza abatari bake muri Afurika ndetse no ku isi, bitewe n'imiterere yabo, bitewe n'ukuntu aba ari beza ku isura. Abakobwa baba bafite mu maso ubona yuko ari harehare, ubona yuko nanone batananutse cyane kandi batabyibushye, ukabona yuko ari abakobwa hanini bakunda kuba bagaragaza inseko ku maso yabo. Niyo ubitegereje ubona ari abakobwa badasanzwe mu by'ukuri. Ariko nanone ngo ikintu kiranga abakobwa b'Abanyarwanda ngo iyo yababaye ntabwo ushobora gupfa kubimenya, ngo kubera yuko abiguhisha mu nseko ku buryo utapfa kubimenya. Ngo hanini akenshi bakunze guhora bisekera, ndetse kwisekera kwabo akaba ari byo bituma bakomeza kugenda bagaragara neza, ndetse abantu bakabishimira, dore yuko n'abanyamahanga bifuza kuba barongora abakobwa b'Abanyarwanda ngo babagire abagore, dore yuko ngo ndetse ngo ari kimwe mu bihugu bikunze kugira abakobwa beza kandi bashimisha abatari bake, yaba Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. U Rwanda nirwo ruza ku mwanya wa gatatu nk'uko umaze kubyiyumvira kuri uru rutonde. Reka twihute rero tujye ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri urasanga igihugu cya Ethiopia. Iki rero akaba ari igihugu kizwiho kugira abakobwa beza cyane, ndetse kikaba cyaramamaye cyane muri Afurika, bitewe n'uko iki gihugu kigira abakobwa bafite uruhu rumeze neza, uruhu rukeye, ndetse abantu bagakomeza kugenda batangara bavuga bati iki gihugu cya Ethiopia ntago gisanzwe, kibamo abakobwa beza Imana yarabahaye, ndetse ku buryo ubona ko abantu bo mu bihugu bigiye bitandukanye bajya gushaka y'abageni, bajya gushaka y'abagore, kuko iki gihugu mu by'ukuri umukobwa waho iyo umwitegereje ubona yuko ari umukobwa mu by'ukuri usa neza, umukobwa ukemure, utananutse kandi utabyibushye, ukabona yuko bafite imiterere iteye ukwabo, no mu maso yabo haba ari harehare, ndetse n'imico yabo n'imyitwarire yabo ubona yuko abakobwa bakomeza kugenda bakurura abasore bagiye batandukanye, bakava mu bihugu byabo hirya no hino ku isi bakajya gushakayo abageni. Rero turi gusatira ku mwanya wa mbere. Ngira ngo mwibutse nyabuna ukore subscribe kugira ngo ujye wibonera ibiganiro bigiye bitandukanye hano kuri iyi channel, ubundi ujye wibonera amakuru atandukanye. Nawe ndabizi ubu ufite amatsiko menshi cyane, uri kwibaza ngo ku mwanya wa mbere hari iki gihugu? Ku mwanya wa mbere rero turasanga igihugu cya Somalia. Iki akaba ari igihugu giherereye hariya mu ihembe rya abenshi rero bakunze kuba bavuga bati Ethiopia niyo ya mbere, nta gihugu cyaruta Ethiopia bitewe n'abakobwa beza twari tumaze kuvuga bariyo. Ariko rero nanone Somalia ni kimwe mu bihugu bya Afurika, cyangwa se ni igihugu cyiza ku mwanya wa mbere, bitewe n'uko gifite abakobwa beza bitonda ndetse bambara bakikwiza, kubera yuko kiriya gihugu kirimo abayisilamu benshi kandi hakunda kugaragarayo intambara. Abakobwa rero barangwa no kugendera ku mategeko, kubaha amategeko y'igihugu, ndetse bakubaha n'abagabo babo n'ubwiza bwabo karemano Imana yabahaye. Ibyo byose iyo bihurije hamwe rero bituma aba bakobwa bafata umwanya wa mbere muri Afurika yo kuba ari igihugu gifite abakobwa beza, abakobwa bateye neza, abakobwa bashimishije kandi bubaha amategeko, bakubaha n'abagabo babo. Kandi iki ni kimwe mu bintu by'ingenzi buriya gishobora gutuma abantu bashingira bavuga bati umukobwa ni mwiza. Iyo umukobwa ari mwiza ku isura, ari mwiza ndetse ku ruhu rwe ukabona yuko Imana yamuhaye ubwiza budasanzwe, hakiyongeraho yuko yubaha amategeko, yubaha umugabo we, yubaha cyane, ubona yuko ibingibi ari bimwe mu bintu by'ingenzi bishobora gutuma umukobwa atinda ibwami nk'uko twatangiye tubibabwira. Ibi bihugu rero nk'uko tubikubwiye ari 10 nibyo bihugu muri Afurika bigira abakobwa beza, ndetse bikaba bikomeje kugenda bivugisha abatari bake bavuga bati mu by'ukuri ibi bihugu bifite abakobwa beza kandi bashimishije, kandi ubona ko bameze neza. Ku mwanya wa mbere rero nk'uko byumvise iki gihugu cya
cya Somalia abantu benshi kirabatunguye, ariko nanone ibinyamakuru byakomeje kugenda byandika yuko iki gihugu gifite abakobwa beza, kwiyongeraho yuko ari abakobwa bafite umuco, kongeraho rero yuko ari abakobwa bafite umuco kandi bakaba bubaha abagabo babo. Ibi nibyo bibashyira ku mwanya wa mbere. Niba ari ubwa mbere ugeze hano cyangwa se ukaba ari warahageze utarakora subscribe, rero iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukore subscribe hano kuri Magic Media Rwanda, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye. Reka nkushimire rero, nkwifuriza amahoro n'amahirwe, ubundi uhahe uronke cyangwa se ukomeze ubwubwe neza mu byo urimo. Reka twongere kubana mu biganiro biraza kuba bikurikira, twongere kuba turi kumwe gatanu, twongere kuza guhura 5 kuri 5 mu biganiro biraza kuba bigezweho. Ciao ciao.